igikurikiyeho yaracyifuje. Naje kukubwira ikintu, ntabwo bizakubuza kubona ibyo ubona, ariko ikibazo n'ibiri muri wowe bizatuma ibyo ubona ari kugusha mu cyaha. Ntabwo muranyumva? Tuzakwama tureba, tuzokwama tureba, uzokwama ureba bya bindi bijyanye n'ibyifuzo byawe, uzagenda ubireba, kuko muri twe bwarigihe haba ari ibyifuzo bibi bidahesha Imana icyubahiro. Seme amina. Nigeze kubivuga ngaha, icyifuzo kiri mu muntu iyo gihuye na opportunity kibyara icyaha. Ntabwo muranye. Kuri Eva yabonye igiti kiriho icyamwa Imana yari yamubujije, ariko kuko muri we hari hakiri abatasi ba Satani, hari hakiri les espions de Satan. Ibyifuzo bibi byose biba muri twebwe ni ibyifuzo by'umwanzi. Ibyifuzo byose bibi muri twebwe n'aba espions b'umwanzi. Iyo aba espions bari mu muntu batarapfa, umuntu akazahura n'ibyifuzo bijyanye n'ababansi n'abandi bifuriza muri twebwe ibibi, icyo gihe umuntu azagwa mu cyaha. Uko niko byagenze kuri Ada, niko byagenze kuri Eva. Igihe yabonaga igiti akibona akabona icyamwa, Bibiliya avuga ngo abona icyamwa aragifata naho ahereza n'umugabo we. Kuva uwo munsi umwana w'umuntu aba arapfuye, apfa mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere umwana w'umuntu yapfuyemo, kera atarakora icyaha yari afise ubusabane n'Imana. Mu mwuka barapfuye. Umuntu agizwe n'ibintu bitatu: umwuka, umushaha n'umubiri. Icya kabiri, umwana w'umuntu yapfuye amaze gukora icyaha, yahise apfa mu byiyumviro. Umukobwa agakura, kera atarabona utuvuta ngo atangire kwisiga verme, atangire nawe kuba umukobwa nk'abandi. Kera nyine akiri ruguru, akiri umwana, ahinga, arima, akora amase, byose. Rero umwana uraza abakobwa baruguru nyine b'imyaka ahangaha, sinzi uko bayita imitaka. Dufata ibipagani, icyo sanze muri vile ibwirana pagani we kumbita fili ibiboko tuzaba tubifite. Tega akabono mukubita. N'ubundi Yesu tuzaba turenganya. Icyo gihe uzajya ugenda uhura n'intama uyikoreho, uhure n'intambwe uterura akana kayo, uhure n'ingwe ufata akana kayo, nurangiza ugaterure. Icyo gihe n'inzoka uzayiterura kuko n'isano ryayo. Ibintu byose Imana izaba yafunze amenyo yabyo. Tugende. Niyo ryarindi nabonaga gera nasoma igitabo ngo cyaratewe Jehova. Amateka ya Bibiri bakandika umuntu ateruye ingwe, undi ateruye inzoka, undi ateruye ibyo bitaga paradizo. Ariko icyo gihe iyo miriro niyo twese tuzaba turi mu isi turimo kurenyana n'umwami w'abami. Tugenda isi twarayifashe, ari gutya ntawagukoraho. Sema amina. Satani amaze kujugunywa muri ya nyanja yaka umuriro mu byacu, twebwe icyo gihe tuzaba twahinduwe gusa nawe. Ntabwo mu mahina neza tuzaba dusa nawe. Bibiliya avuga ngo isi izazingwa. Iyi si mubona izazingwa, hari igihe kizagera izingwe. Bayizinga gutya iyi si, Bujumbura, Burundi, Kenya, Uganda, East Africa, Africa, Europe, Asia, Afghanistan, Iran, Amerika y'Epfo, Amerika ya ruguru, do zizazingwa gutya. Isi ntizongera kubaho. Reka kuba umugenzi w'isi. Ndavuze ngo reka kuba umugenzi w'isi. Uwo nibayizinga hazabasigaye weki. Ngamubwire hazabasigaye. Iyi si hari igihe kizagera